Abigail ndetse n'inshuti ze n'abandi bakobwa baba bamwambariye bose rero baba bari mu cyumba, imyiteguro ibirimbanyije. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe kuri uyu mukobwa, dore ko nyine ari umunsi w'ubukwe bwe. Aba yambaye rero ikanzu nziza cyane y'umweru, makiyaje nazo ziba ziri gucishikana. Niwe nyine abantu bose baba bari kureba, batunganya imisatsi, batunganya inkweto, mbese buri kimwe cyose bagishyira ku murongo. Abashuti be rero bari bari kumubwira ko rwose aberewe, ndetse ko bari kumubonana ibyishimo bidasanzwe kuri uyu munsi. Yahise ababwira atumva, reka tujye kureba ko abasore bamaze kwitegura, kubera ko rwose ntabwo twabizera. Naho rero ku rundi ruhande Joshua n'abasore be nabo nyine ibyishimo biba ari byose, nabo kandi baba bari gukora utwanyuma, amane bari kuyatunganya neza, amakositime nyine nayo bari kuyambara bitunganya, ari nako bireba mu mamiruwari ngo barebe ko bitunganyije neza. Ibyishimo rwose biba ari byose. Baba bari kubwira rero Joshua bati, urumva bimeze bite ko mu kanya uri buze kuba witwa umugabo? Nawe ati, ariko n'ubundi njyewe nsanzwe ndi umugabo, ntabwo ndi kwitwa umugabo gusa kuko amaze gukora ubukwe. Barasetse rero bati, cyakoze nyine nibyo, ariko ubu ngubu uhinduye stati. Mu kanya gato rero Joshua yahise ajya kumva yumva telefone ye iri gusona. Yararebye maze ahita asanga ni mama we. Ibyishimo rero byose bimwica, yahise amwitaba ari no kumwenyura ati, mama umeze neza, none se kumpamagaye? Naho mama we ati, umva mwana wanjye, byagenze bite kugira ngo abatumirwa bamwe mu babuze ko bazinjira muri sale? Naho rero Joshua ati, ibyo bintu se birashoboka? Mama we yahise amubwira ati, yego rwose, umugore wawe abatumirwa bamwe yarabangiye ko bazinjira, kandi ni abantu ba hafi bo muri famiye yacu. Akivuga gutyo rero Abigail yari yinjiye aha hantu nyine bari bari kwambarira aje kureba ko bashoje. Yahise amubaza ati, sheri, nibyo se koko hari abatumirwa bamwe na bamwe waba waranze yuko bazinjira mu bukwe bwacu? Naho rero Abigail ati, cyane rwose, erega ubu ni ubukwe bwanjye, kandi nyine mu bukwe bwanjye hagomba kwinjira uwo nshaka. Ubwo rero rwose hari bamwe na bamwe nanze yuko bagomba kuzinjira muri ubu bukwe. Naho rero Joshua ati, none se nabo muri famiye yanjye? Abigail yahise amusubiza mu ijambo rimwe gusa ati, nyine ibyo ntabwo bindeba, ntabwo rwose mbyitayeho. Abasore rero bari bambariye Joshua barumiwe, bitegereza nyine uyu mukobwa ukuntu rwose ari kuvuga ibi bintu ubona nta n'ikintu bimubwiye. Yamaze rero gusohoka, maze nyine uwari pare wa Joshua, uwo nguwo nyine ni Peter, yahise amubwira ati, Joshua, haracyari kare rwose, ubu ngubu wakwisubiraho. None se koko ibyo urimo urumva wiyizeye ko ubishaka, cyangwa wakabaye wisubira? Sinumva ngewe impamvu uyu mukobwa ari kukubwira amagambo ameze gutya. Nuko se papa we ari we waroganije buno bukwe, niyo mpamvu ari kukubwira ibyo ashatse? Ntabwo rero Joshua yigeze asubiza ijambo na rimwe, nabo rwose byari byamurenze. Yarababwiye ati, mugire vuba kubera ko amasaha arageze, tudakerererwa, nimuze tugende. Nta kintu yigeze ababwira kuri ibi. Ubukwe rero bwarabaye burarangira, gusa nyine abo mu muryango wa Joshua bo bari bumiwe. Bibazaga nyine uyu mukazana utangiye kubabuza kwinjira muri sale y'ubukwe, niba none ntazatuma binjira iwe. Iminsi mike rero ishize, uyu mukobwa nyine Abigail aba yagiye ku kazi, arataha maze agasanga nyine muri salo Joshua yicaranye na Peter. Uyu Peter rero uretse no kuba yarabaye pare wa Joshua, ni n'inshuti y'amagara kuva na kera, baraziranye guhera biga kuri kaminuza. Ni inshuti cyane rwose, baganira buri kimwe. Bari bari kwisekera rero bicaye muri salo, maze Abigail barinjiye. Peter rero ni umusore ugira ikinyabupfura cyane, yahise amusuhuza ati, mumeze neza? Naho rero Joshua ati, sheri, wagize umunsi mwiza? Nyamara rero Abigail nta n'umwe yasubije muri bo, yarahagaze arabitegereza ati, nari ntangaye rwose, abandi bateraniye hano uretse abashomeri babiri bari kuganira ku kuntu icyo bashoboye ari ukwirirwa barya bicaye gusa. Yahise yikomereza rero, maze nyine yigira mu cyumba. Peter ndetse na Joshua bararebanye barumirwa. Peter wese abwira Joshua ati, yego man, ati, none se
ni kuriya asigaye ameze. Ariko se njye ndibaza Abigail yabaye iki ko atari kuriya yari ameze? Turaziranye guhera kera, ariko ndebera ubu yarahindutse, unyumvira nk'amagambo aba amuva mu kanwa. Naho rero Joshua yahise amubwira ati Peter, mbabarira rwose icyo kiganiro tukihorere, reka twikomereze twirebere match, kubera yuko ndumva ntashaka gukomeza gutekereza kuri ibyo bintu. Peter rero we kwihangana byaranze, maze ahita abwira Joshua ati yewe nimugumane ibyanyu rwose, ntabwo naguma muri iyi nzu imeze itya. Naho rero Joshua yahise amubwira ati rega icecekere rwose byihorere, kuva twakora ubukwe ni kuri yameze kugeza uyu munsi. Peter rero yaritahiye, maze Joshua aragenda ajya muri dushe. Yagiye mu cyumba rero bagiye kuryama, maze nyine asanga Abigail aracyicaye ari kwisiga kugira ngo nawe aryame. Joshua yahise amubwira ati sheri twavugana se? Naho rero Abigail ati nta kibazo. Joshua yahise amubaza ati kubera iki ukomeje kwitwara kuriya? Kuba nta kazi mfite nibyo bituma unyitwaraho kuriya? None se utekereza ko kuba ntagafite uyu munsi ari igisobanuro cy'uko ntazigera nkagira? Naho rero Abigail yahise amubwira mu ijwi riremereye ati gashake nyine, shaka akazi, shaka akazi w'umugabo nyamugabo, naho ibyo kwirirwa wicaye rwose byo ndabirambiwe. Ntabwo mba numva ukuntu utajya nyine ugerageza gushaka akazi, n'ibyo umbwira ngo uba wagiye kudepoza ahantu ngo bakoze ibizami ngo ntibyemere, ntabwo rwose njya mbyizera. Kandi rero ndambiwe kwirirwa ngushyigikiye mu bunebwe bwawe. Joshua ati mu bunebwe? Ati waba uzi uburemere bwo kuba uri umugabo ariko ukaba udafite ubushobozi bwo kuba nyine wakubahiriza inshingano mu rugo nk'umugabo? Naho rero Abigail ati wakabimenye se nyine, tekereza nawe umuntu w'umugabo ugaburirwa n'umugore, ariko ubanza rwose barakubeshye yuko ngewe ndi banki. Ushobora kuba warakoze ubukwe nanjye uzi ko nyine witoraguriye zahabu, utazigira na rimwe ukora, uzajya wicara maze ukarya amafaranga yanjye. Umva rero nkubwize ukuri, nta ruhare na ruto uzigera ubona ku mutungo w'ababyeyi banjye. Joshua byaramubabaje, maze ahita abwira nyine Abigail ati none se utekereza ko ngewe naba nashakanye nawe kubera ko nari nkurikiye amafaranga y'iwanyu? Ni uko nguko ubitekereza? Nicyo kibazo ufite? Ndagira ngo nkubwire ko rwose mu bintu byose natekereje ntigeze ntekereza ku mafaranga yanyu, sinigeze kandi nanayarambirizaho. Ndabizi neza ko nzabona akazi kandi ibintu byose bizagenda neza. Abigail ati nyine gira ugashake vuba, kubera ko ngiye ntabwo nazakomeza kujya nirirwa ngaburira umuntu w'umusore ungana nawe. Joshua yaramubwiye ati umbabarire cyane kuba rwose nari nzanye n'icyo kiganiro, nta kibazo reka tubirekere aho ngaho. Yahise yiryamira rero, kuko rwose uyu musore yari amaze kwicwa n'agahinda igihe yari amaze akoze ubukwe na Abigail. Icyo yitaga ibyishimo yari ategereje ntabyo rwose yari ari kubona. Peter we yari asigaye amubwira ati cyakoze niba ari gukora ubukwe bibyenda, njyewe sinzigera nshaka umugore rwose, nzigumira ndi single, kubera ko ndabona gushaka umugore ari stress gusa. Umunsi umwe rero Abigail aba yagiye iwabo. Akigera rero mama we amwakirana urugwiro, dore ko rwose mama we baba bameze kimwe neza. Uko nyine Abigail yitwara wagira ngo aba yarabitojwe na mama we, kuko mama we nawe nuko nyine yitwara. Ni umumama ugira amahane kandi nanone utajya uvugana n'abantu badafite amafaranga. Akigera rero mu nzu yasanze papa we nawe yicaye muri salo, barasuhuzanyije, maze mama wabo ababwira ko bajya gufata amafunguro. Baragiye rero baricara bari gufata amafunguro. Papa rero wa Abigail yaramubajije ati none se mukobwa wanjye, umugabo wawe ameze neza? Abigail ati yego ameze neza. Ati hanyuma se gushakisha akazi byo bimeze bite? Abigail ati yirirwa gashaka nyine ariko ntabwo arakabona. Papa we yaramubwiye ati none se ubundi mwana wanjye kubera iki atakorana natwe? Kubera ko dufite urabizi dufite amakampani menshi, ntabwo rero twabura aho tumuha akazi. Ikindi kandi wahoraga uvuga ko nyine ari umusore uri responsable. Ikindi wajya kuvuga ko nanone azi gukompeta cyane. Sinibaza rero niba hari ikintu cyahindutse. Abigail ati hoya rwose nta kintu cyahindutse, ni gutya kimeze.
ariko nanone ntabwo nifuza ko nyine yabaho kubera famiye yacu, ndifuza ko yamenya guhagarara ku maguru ye abiri, maze rwose akamenya gutangira ubuzima bwe, akarwana n'ubuzima nyine nk'uko n'abandi bagabo bose babigenza. Ntabwo nifuza ko yazakomeza kubaho yishingikirije njyewe, ndifuza ko yajya n'ahandi hantu akamenya nyine gushaka ubuzima, ariko nanone atari njye yishingikirije, ahubwo akaba yamenya kwishakishiriza ku bwe. Niyo mpamvu rero ntifuza ko yaza gukora muri kampani zacu, azashaka akazi ahandi. Ndifuza ko nyine yahaguruka maze akamenya gushakisha. Papa ati yego ndabyumva mwana wanjye, ariko nanone uriya rwose ni uwacu, nawe rero ndumva dukoranye nta kibazo. Mama wabo rero nawe yahise ajyamo hagati ati ibyo biganiro rwose nimubyihorere, nk'uko umukobwa wanjye yabivuze, numvise njyewe ari igitekerezo cyiza, natangire amenye kwishakishiriza. Ntabwo yaje mu muryango wacu kugira ngo nyine aze kurya amafaranga yacu. Uyu munsi rero kandi ku mugoroba Joshua aba yicaye muri salo ategereje nyine Abigail, nta nubwo abaza aho yagiye. Buragenda rero bukira bikagera saa 5 z'ijoro, Joshua akomeza kwicara kandi abari kumuhamagara maze ntafate telefone. Umukozi wawo rero wo mu rugo aza kumureba ati none se bosi ko muraye mwicaye muri salo? Naho rero Joshua ati ntegereje umugore wanjye. Uyu mukozi aramubaza ati none se ntimwari kumubaza aho ageze? Joshua ati ndi kumuhamagara ariko ntabwo ari gufata telefone. Uyu mukozi wahita amubaza ati none se nta kintu mukeneye nabazanira? Joshua ati hoya rwose nta kibazo, ahubwo nyine genda ujye kwiryamira, nta kibazo rwose ndaza kumutegereza. Yakomeje rero kwicara maze mu kanya gatoya Abigail yarinjiye. Joshua yahise amubaza ati uvuye hehe aya masaha? Naho rero Abigail ati wowe se urinde wo kumbaza aho mvuye? Joshua yahise amubwira ati ndi umugabo wawe kandi rwose nkwiriye kubahwa nk'umugabo wawe nyine, sinumva impamvu naguhamagaye ukanga kunyitaba. Abigail yahise aseka igitwenge cy'uburyarya ati uri umugabo wanjye. Ati hanyuma se waba uzi igisobanuro cy'umugabo? Joshua rero yaracecetsemo gatoya maze Abigail ahita amubwira ati umugabo nufata responsibility akamenya inshingano zose z'urugo, naho wowe bajye bakubaza mu buriri gusa, naho ibindi byose ntabyo ushoboye. Ubwo rero kubera ko ari njye mugabo, ari njye nyine wafashe inshingano, ubwo ngubwo mfite n'uburenganzira bwo kujya aho nshatse ndetse ngakora icyo nshatse, kandi rwose ntabwo ukwiye kumbaza aho narindi n'icyo narindi gukora. Yahise yikomereza maze yigira kwiryamira. Nyamara Joshua yasigaye muri salo, noneho yumva ibintu bimurenze, yari asigaye abona asuzugurwa bikabije. Yaricaye rero maze yubika umutwe, dore ko rwose yari ari gutekereza kumva ubwenge ntabwo buri ku gihe, kubera ko amagambo bari bamaze kumubwira n'ayo bari bamaze igihe bamubwira, yumvaga rwose ibi bintu bikabije. Umunsi umwe rero Marie ni umukobwa w'inshuti ya Abigail cyane, gusa bose baraziranye guhera kuri kaminuza ndetse rwose banaziranye na Joshua. Yaje rero gusura Abigail bicaye muri salo bari kuganira. Joshua yaraje maze ahita asuhuza Marie. Yahise rero amubwira ati iminsi myinshi ntabwo rwose wari uherutse kudusura. Marie ati cyane rwose ntabwo narindi hafi. Joshua yahise ababwira ati reka noneho mbareke mube muganira, reka mbe nsohotse njye gufata akayaga. Yarasohotse rero maze nyine ajya kuba yitemberera. Naho rero Marie yahise abwira Abigail ati mbega ibintu bitangaje, ati ndakubwiza ukuri Joshua ari kugenda abibogara umunsi ku wundi, uyu mubonye iyo ngarutse nsanga atakiri wa wundi. Naho rero Abigail yahise amubwira ati nibyo nyine n'ubu bogari gusa, ariko nta n'igiceri cy'icuma bafite mu mufuka. Marie rero yahise amubaza ati ubundi se ko ari hano uyu munsi ntabwo yagiye ku kazi? Abigail aseka ati akazi se arakagira ko bagira ngo ari mu kiruhuko cya burundu? Marie yahise amubwira ati none se ubwashize ntiwambwiye yuko ari ahantu yari yakoze ikizami? Naho rero
Abigail ati cyane rwose nibyo, ariko nyine ntabwo bigeze bamufata. Marie ati none se ubundi kubera ikirirwa ashakisha akazi ahandi hantu wazabwiye papa wawe akamuha akazi? Abigail ati ibyo bintu singikeneye kubyumva rwose. Marie ati ariko rero byabafasha mwembi, ntizaba se ari inyungu kuri mwese? Naho rero Abigail ati hoya rwose ntabwo byashoboka, ntabwo nshaka ko aza muri famiye yacu no gukoramo akazi, nagende ajye gushaka akazi ahandi, kubera ko mba ntekereza ko aramutse yarankurikiranyeho amafaranga amaze kwinjira muri kampani zacu akayabona, yahita yigendera rwose akaba arantaye. Ikindi kandi agomba kumenya kwirwanaho, nawe byamugirira umumaro nk'umugabo. Marie rero yahise amubwira ati yego rwose impungenge zawe ndazumva, ariko uwo mugabo uri kuvuga ndakeka neza rwose ko atari Joshua. Joshua muraziranye, urabizi ko atari cyo yagukundiye, kuko no muri kaminuza mwarakundanaga. Simpamya ko rwose yaba yaragukurikiranyeho amafaranga. Abigail atumva ibyo ni akazi ke rwose, reka tubyihorere, gusa nkeneye ko yirwariza, ntabwo nshaka yuko akomeza kugenda kandi n'ubundi ubona agenda anyishingikiriza. Marie rero yahise abwira Abigail ati gusa nyine nizere ko kuba nta kazi afite bitakubangamiye, kubera ko wamushatse ubizi ko ntako afite. Abigail ati reka tubyihorere twiganirire ibindi. Ku rundi ruhande Joshua yari ari kwitemberera mu muhanda, telefone ye yarasonnye, maze arebye asanga ni Peter. Yahise amubaza tumeze ute? Peter ati meze neza. Ati rero mfite ikizami cy'akazi mu minsi 2, gusa nyine hari ibintu rwose ntari kubasha gusobanukirwa kandi bikenewe, nagira ngo nyine umfashe. Naho Joshua ati ibyo se urumva ari ibintu bigoye, ntugire ikibazo ubinyoherereze kuri email, ubundi ndaje mbirebe ndagufasha nta kibazo, kandi rwose bizagenda neza, kandi rwose ndakwizeye ntugire ikibazo, uzatsinda ako kazi uzakabona, ndabyizeye. Naho rero Peter ati urakoze cyane, ubundi ikintu ngukundira nuko iyo nkuvugishije niyo naba nacitse intege ugerageza kunkomeza, maze ngahita numva ko byose bishoboka. Naho rero papa wa Abigail yabwiye mama wa Abigail ati rwose sheri, ndifuza yuko wavugisha umukobwa wawe, ndabona igihe kigeze ngo ni ukuri tube twashakira umugabo w'icyo gukora. Si byiza yuko umugabo we akomeza yicaye kandi nyamara afite ubushobozi bwo kuba yabona akazi, ndetse ari umuhanga cyane, tutamukoresha ngo tube turahombye. Ndumva rwose wamwicaza maze ukamuvugisha. Mama rero wa Abigail wabaga anamushyigikiye rwose, ndetse ari nawe wamuhaga amasomo y'imitima mibi uyu mukobwa yagiraga. Yahise rero abwira papa we ati hoya rwose ntabwo ibyo ngomba kubyinjiramo, amafaranga twayabonye twarayavunikiye, ntabwo rero twifuza umuntu wazaza kutwiba maze akanatwibira umukobwa. Naho rero papa wa Abigail ati ariko nta muntu watwiba rwose, nta kibazo kirimo. Mama wa Abigail ati umukobwa wanjye rero urabizi ko nyine yafashe umwanzuro kandi nta cyatuma awuhindura. Papa ati nyine wowe ukora inshingano z'umubyeyi w'umumama, ndabizi cyane ko umubyeyi w'umumama n'umukobwa we bicaranye nta cyabananira. Naho mama wa Abigail ati hoya rwose byihorere, ahubwo nyine reka twigire ku meza tujye gufata amafunguro. Umunsi rero wakurikiye Marie aza kureba Abigail, baba bafite ikirori baba bagomba kujyamo, baba bari rero kwitegura nyine, maze basohoka bagera hanze Abigail agasanga imodoka ye ihenze mu zindi zose ntayihari. Yabajije rero umuzamu, maze uyu muzamu amubwira ko Joshua ari we wayifashe yasohotse. Abigail yahise atangira kwitotomba ati gute yifata akamfatira imodoka, ni gute ajya mu modoka yanjye atansabye uburenganzira? Naho rero Marie yaramubwiye ati ariko hano hari izindi modoka nyinshi, wafata iyindi tukigendera. Abigail ati ntabwo bishoboka, iriya niyo tugomba kujyana kubera ko ikirori tugiyemo kiriyubashye, iriya modoka rero niyo iberanye na kiriya kirori, ndayishaka byanze bikunze. Yatangiye rero guhamagara Joshua, ariko Joshua telefone ntiyayumva, ntabwo nyine yabashije kwitaba. Abigail ati ariko se niki cyamumaze ubwoba, ndanamuhamagara ntiyitabe.
wagira ngo rwose iyi mitungo turayisangiye njye nawe. Marie yahise amubwira ati ariko muranayisangiye, none se ntabwo mwakoze ubukwe, mwarasezeranye, ubwo rero rwose murayisangiye. Mu kanya gato rero bagiye kubona babona Joshua arinjiye, we rwose yinjiye ntacyo bimubwiye, yumva nyine nta kosa yakoze. Akimara rero guparika imodoka yavuye mu modoka, maze Abigail leta amubwira ati ariko rwose abasore b'abakene muriyemera, reba rega n'ukuntu watwarishaga ikiganza kimwe wagira ngo wari utwaye imodoka baguze. Ni gute watwaye imodoka yanjye ntigeze nguha uruhushya? Naho rero Joshua ati ariko nyine nagize gahunda yihuse cyane maze mba ndayifashe. Abigail ati ibyo se birandeba, ati urabona ngo uratuma ntegereza? Joshua ati umbabarire ni ukuri, ariko nawe gerageza gutuza, hano hari izindi modoka nyinshi bari gufata indi ukayigendamo. Abigail ati ngewe umpitiramo imodoka ngomba kugendamo? Ni wowe se umpitiramo icyo gukora? N'ikindi gihe ntuzongere kwicara mu modoka yanjye ntabiguhereye uburenganzira. Yahise rero abwira umuzamu ati uyu musore niyibeshya kongera gusohokana imodoka yanjye muri iki gipangu nta ruhushya natanze, uzahita umenya ko nta kazi ufite, kuko icyo gihe nzaba nakwirukanye. Joshua we rero yasigaye ahagaze hano ameze nk'isitati, yari ari kwitekerezaho. Mu kanya gato yafashe telefone maze ahamagara Peter. Yumvaga nyine yifuza umuntu baganira. Peter rero yaraje aza kumureba bicaye muri salo, ati byagenze bite se kandi? Naho Joshua ati ndarambiwe, ndananiwe rwose, ndi kwicuza impamvu wambujije maze sinumve, no ku munsi w'ubukwe bwanjye wambajije niba niteguye, niba rwose ntahindura icyemezo, nyamara sinigeze nkumvira, nakabaye rwose ibi bintu narabihagaritse mbere y'uko mbyinjiramo. Peter ati rero byararangiye, ubu ngubu wamaze gukora ubukwe ntabwo gisubiye inyuma, ahubwo nyine icyiza nuko twashaka rwose undi mwanzuro, nyine tugomba gushaka ikindi twakora, ariko kubihindura byo ntabwo bishoboka. Joshua rero yahise abwira Peter ati ntakubeshye, ntabwo rwose uyu mukobwa ashobotse, nta muntu wabasha kubana nawe. Amagambo yonyine ambwira, ukuntu ansebye imbere y'inshuti ze, ntabwo ajya atinya ngo hari abashyitsi, ambwira ibyo yishakiye. Tekereza ko ansuzugura no kurenza umuzamu wo mu rugo, niwe yubaha kundusha. Peter rero yagerageje kumwihanganisha, ariko ntabwo rwose byari byoroshye, yumvaga ibi bintu bitangiye kumurenga. Peter yabonye agahinda Joshua afite, maze aramubwira ati ariko ni ukuri ijijishe basi useke, dore ni njyewe turi kumwe kandi umugore wawe ntahari, ihangane rwose useke. Yatangira kumutera udustori ngo arebe ko nibura yahindura mudu, dore ko rwose wabonaga uyu musore yijimye. Iminsi rero iragenda ikisunika, maze Joshua akajya gukora ikizami ahandi hantu, nabwo kandi ataha batamuhaye umwanya. Akigera mu rugo yaraje yicara muri salo. Abigail rero yarahamusanze maze ahita atangira kumuseka ati ikigaragara cyo dushobora kuba twongeye kugira umunsi mubi, atari ku wundi nkwibarize, ni nk'inshuro ya kangahe bamaze kukwima umwanya? Ni inshuro ya 5 se? Ni iya 10 se? Cyangwa wahagaritse kubara ntabwo ukirirwa ubara? Joshua wari wishwe n'agahinda, ntabwo rwose yari gusubiza Abigail, ahubwo yaricara akomeza aramwitegereza. Abigail rero yakomeje kumubwira ati wowe nyine wicika intege, komeza ujyane n'andi madosiye uyashyira ahantu, ugenda uyanyanyagiza nyine, ko n'ubundi se ntacyo uba uri gukora, n'ubundi nta mwanya uba uri guta, kuko n'ubundi ntacyo uba ukora. Komeza nyine ugende uyajyana n'ahandi bakomeza bakwanga. Joshua akimara kumva ibi, yumvise nyine atagomba kwicara muri salo ngo akomeze yumve aya magambo ari kumusesereza, atari kumwihanganisha. Yarahagurutse maze ajya mu cyumba. Akigerayo rero Peter yahise amuhamagara, yaramwitabye. Peter ahita amubwira ati mba nkubwire bro, ubu rwose mfite ibyishimo byandenze, tekereza ko ka kazi nakabonye, ndumva nishimye cyane. Joshua yahise amubwira ati nanjye ndishimye ku bwawe, nibura hari inkuru nziza twumvise, ndishimye rwose kandi ndakwishimiye.
Uyu munsi rero mu masaha y'umugoroba Joshua yagiye kureba amafunguro maze asanga ntayahari. Yabajije rero Abigail ati none se wa mukobwa wari usanzwe adutegurira amafunguro ari he ko namushatse nkamubura? Abigail ati namwohereje iwacu, hari akazi yagiye gukorayo. Joshua ati bishatse kuvuga ko se tutazongera gufata amafunguro? Abigail ati ubwo bisobanuye ko nyine ari wowe uzajya uteka, kubera yuko njyewe nyine urabizi ko ntateka kuko ntabwo ndi umukozi wawe. Ubwo byanze bikunze ni wowe uzajya ujya mu gikoni maze uteke. Joshua ati ubuse koko ko bwije, gusa nyine ndumva nshonje, sinzi ko rwose nasinzira n'inzara mfite. Ngaho nibura mpa urufunguzo nyine rw'ahari ibyo guteka, ndebe ko nyine hari ikintu cyoroheje nabasha gutegura. Abigail yaramwitegereje maze ahita amubwira ati ariko ntabwo ari njye nshinzwe igikoni, nyamara yari yafunze ahantu hose hari ikintu cyo kurya maze imfunguzo arazibika. Joshua rero yarinanuye maze rwose yumva buze ikintu akora, dore ko rwose inzara yumvaga imumereye nabi. Yabonye rero noneho ibintu bitangiye kugenda bikomera, niba bigeze n'aho uyu mukobwa azajya ahisha urufunguzo kugira ngo Joshua atabasha kubona ibyo guteka. Bagiye kuryama rero maze gusinzira biranga kubera ukuntu Joshua yari ashonje. Yarihanganye rero maze Abigail arasinzira. Yamaze gusinzira yahise amwiba rwa rufunguzo. Yaragiye rero maze atangira gutegura amafunguro mu masaha y'ijoro abandi bantu basinziriye, kubera ko rwose yumvaga atasinzira. Ni nako kandi yateguraga ajya no kumucunga ngo ataza kubyuka maze agasanga ari gutegura amafunguro. Gusa nyine yateguye vuba vuba maze ahita afata ibyo kurya, ibisigaye abihisha ahantu mu kabati, kubera ko nyine iyo rwose Abigail aza kubibona ntabwo bari kuza gukiranuka. Nyuma y'iminsi mike rero Joshua aba ari mu rugo, yumva umuntu uri kuvuza amahoni mu buryo budasanzwe. Asohoka rero ajya kureba maze agahita abona imodoka nziza cyane kandi ihenze iri kwinjira nyine mu gipangu cyabo. Yagiye kubona abona ni Peter usohotse muri iyi modoka. Yarumiwe ati Peter, iyi modoka kandi wayibye nde? Wayikuye hehe? Peter tukubize se njyewe ndi umujura? Urabizi ko mu bintu nakora ibyo bitarimo. Iyi modoka ni iyanjye rwose niguriye. Sinakubwiye se ko nabonye akazi kandi rwose kampemba amafaranga menshi? Noneho ntabwo uzi nyine wa mushinga wamfashije gukora, bampaye amafaranga atabarika, ndakubwiza ukuri. Ni nayo nakozemo rero nguriye imodoka. Byose ni wowe watumye bishoboka, ndakubwiza ukuri kano kanya ibyo mfite byose ni wowe ndi kubikesha. Gusa nyine hari akantu nakuzaniye. Yahise rero yinjira mu modoka maze ahita amuzanira nyine akambaraje kari karimo impano. Yagahereje rero Joshua akiribamo yasanze ari isaha ihenze cyane. Ati iyi saha se ko ihenze cyane, kubera iki koko wayiguze? Naho rero Peter ati ngenda guha impano, maze aho kugira ngo wumve nyine igisobanuro cy'impano nguhaye ukabona ko ihenze, kuba ihenze ntacyo bivuze, ni agatonyanga mu nyanja. Naho rero Joshua ati nagahisemo ko wari kumpa amafaranga wayiguze, kuko niyo nari nkeneye kurusha ibindi byose. Iyi saha irahenze cyane ku buryo ntabasha kuyambara. Peter yaramubwiye ati amafaranga yo rwose ntugire ikibazo, ufata iyo saha nk'impano naguhaye, hanyuma amafaranga nayo ndayafite ntugire ikibazo, wowe uze kumbwira umubare wayo ushaka ndayaguha nta kibazo. Ikindi kandi ndashaka ko tuzafata umwanya maze tugatembera umujyi wose muri iyi modoka nshyashya. Ndashaka ko tuzicara n'ahantu tugasangira maze tukaganira dutuje. Joshua ati ndahari wese. Peter yahise amubwira ati nakabaye ngumye hano tukaba tuganira, ariko nyine mfite inama mu minota 30, nuko nagombaga kubanza kukunyuraho ngo ndebe nuko umeze. Joshua rero aramubwira ati genda ujye mu nama nta kibazo, ubwo uzambwira. Bukeye rero Peter yaramuhamagaye maze amubwira nyine hoteli bagombaga guhuriramo maze bakajya gusangira. Joshua rero yagiye mbere maze aba yicaye ategereje Peter. Muri ako kanya yari yicaye yagiye kubona abona umukobwa arinjiye ari kumubwira ati hanyuma rero hano hantu nyine naho nagombaga kwicarana n'umuntu twari dufitanye gahunda.
Joshua rero yubuye amaso maze areba uyu mukobwa, yaramwitegereje, bose bavugira rimwe, umwe avuga ati Joshua, undi ati Brigitte, ni wowe? Naho rero Joshua yahise amubwira ati wabaye mwiza cyane, hari hashize imyaka myinshi tutabonana. Brigitte ati icecekere, nawe wabaye bogari, umuntu ntabwo yakumenya. Barahoberanye rero maze rwose bahoberana umwanya munini, babaye bakicara rero ngo babe baganira, maze Peter nawe baraje, agikubita amaso Brigitte yarumiwe, nawe yaramuhobereye, dore ko aba bose bari bariganye nyine kuri kaminuza, bari baziranye rwose. Batangiye rero kuganira, batunguwe nyine kuba bongeye guhura. Baricaye maze bahita batangira gusangira, dore ko n'uwo Brigitte yari ategereje nawe rwose yari ataragera hano. Yatangiye rero kubabaza amakuru yabo, maze nyine Peter amubwira ko afite akazi. Naho rero Joshua akiri gushakisha, Brigitte yarumiwe ati gute se Joshua adafite akazi, ukuntu yari umuhanga, ukuntu abantu bose bafite utuzi twiza ari we wajyaga abigisha, sinumva rwose ukuntu yaba adafite akazi. Joshua yaramubwiye ati buriya rero ibintu byose biba ari umugisha, ntabwo rwose ahari ari ubuhanga bukora, kuko iyo biza kuba ari ubuhanga bukora mba narabonye akazi mu ba mbere, ariko maze kubona ahantu hose maze kujya ariko nkaba ntarabona akazi, nibwo wamenya ko rwose hakora amahirwe. Brigitte rero amubwira ati hangane, humura nyine ubwo n'igihe kitaragera ariko uzakabona, reka ibyo tubyihorera, ahubwo ndifuza nyine ko iyi fagitire yaza kuba iri ku ikofi yanjye. Joshua wabonaga atisanzuye kubera ko nta mafaranga yari afite, yumvaga hari nyine atakabaye atanga komande, yumvaga atazi nyine ukuntu bimeze. Naho rero Peter yaramubwiye ati nta kibazo, isanzure, niyo waba udafite amafaranga se njyewe sinyafite, ntugire ikibazo rwose. Brigitte rero yakomeje kubwira Joshua ati njya nibuka kuri kaminuza ukuntu nagukundaga naragusariye, ariko rwose nkajya mbona ntabwo unyitayeho. Joshua terega buriya nanjye ntabwo yari njye, kubera ko nahoraga nyine mu masomo, nahoraga ndi bize ku buryo umwanya wo kuba najya mu bintu byo gukundana ntawo rwose nari mfite. Bakomeje rero kuganira ari nako basangira, maze bagiye gutandukana bahanye amanimero, maze bavugana ko bazajya bahamagarana. Nyuma rero y'iminsi mikeya Brigitte yahamagaye Joshua maze amusaba yuko bahura noneho bakaganira ari bombi babiri, cyane cyane ko yumvaga rwose afite ibintu byinshi yifuza kumubaza. Joshua rero yarabyemeye, baragiye bahurira ahantu barasangira, maze Brigitte ahita amubwira ati ndifuza kukubaza ibibazo byinshi. Icya mbere, waba ufite umukunzi cyangwa uri mariye? Naho rero Joshua yahise amubwira ati yego rwose ubu ngubu mfite umugore, gusa nyine ntabwo rwose bimeze neza habe na gatoya, wagira ngo ahari twabanye ari njye mukunda njyenyine, uwo atankunda ntabwo rwose nishimye. Brigitte rero yahise amubwira ati gusa nyine nubwo nishimye ku bwawe nanone ko ufite urugo, ariko ndanababaye kuko kano kanya mpise ntekereza ko noneho nta mahirwe ngifite habe na makeya. Joshua ati none se ushatse kuvuga iki? Brigitte ati sinari narakubwiye se ko nagukundaga cyane twiga kuri kaminuza? Ntakubeshye n'ubu kubera ko nari nkubonye noneho rwose natekerezaga ko ya mahirwe nari narabuze ngiye noneho kuyabona. Joshua rero yarasetse aramubwira ati ntabwo byashoboka kubera ko rwose ubu ndi umugabo w'umugore. Batangiye rero kuganira, Joshua akomeza kumubwira ubuzima bwe bwose uko byamugendekeye, uko ndetse yaje gukunda umukobwa ariko bikaba bisa nkaho uyu mukobwa atamukunda, kubera yuko ibintu amukorera nyine bimwereka ko rwose atamukunda habe na gatoya. Brigitte rero yaramwihanganishije maze aramubwira ati ni ukuri, ihangane ni ukuri, ariko ndi kwibaza uwo mukobwa utazi agaciro kawe. Naho rero Joshua
yaramubwiye dore ko nyine bose bari baziranye. Brigitte yarumiwe yaravuze ati ese byarangiye burya muje kubana? Najyaga mbona rwose ari we ugukunda, ari we ukwiteretera, ariko ntabwo nyine nigeze menya ko mwaje gukundana. Joshua ati cyane, twaje gukundana rwose tunakora n'ubukwe. Brigitte rero yamusezeranyije ko agiye kuzajya amuvugisha kenshi, atitaye nyine kuba afite umugore, ko rwose bazajya bavugana ibisanzwe nta kibazo. Uyu munsi rero Joshua yatashye yatinze. Akigera mu rugo yasanze Abigail yicaye muri salo amutegereje. Yahise rero amubwira ati uvuye hehe? Ndakubaza uvuye hehe aya masaha? Joshua yaramubwiye ati ubu maze kumenya ubwenge, namenye nyine aho nkura amahoro, namenye hari umutuzo. Abigail yarasaze ati utangiye kunca inyuma se kandi uratangiye kano kanya? Joshua yaramubwiye ati mbabarira rwose njye kwiryamira, nta mwanya mfite wo kuvugana nawe, kandi koko yumvaga rwose nta kintu bakwiye kuvugana. Abigail rero yamwitambitse imbere amubuza nyine kujya mu cyumba. Joshua yaramusunitse kugira ngo yibonere inzira yitambukire. Akimara rero kugera mu cyumba, Abigail we yafashe telefone ahita ahamagara mama we ari kwiriza ati noneho rwose umugabo aranyishe, arankubise aranyishe neza neza, yaririjije. Maze bukeye mu gitondo mama wa Abigail yahise aza ari kumwe ndetse rwose n'abapolisi. Yaje rero ari gusakuza ati nimunyereke uwo muhungu watinyutse gukoza intoki ze ku mukobwa wanjye, ntazi yuko umukobwa wanjye ari ndakorwaho. Nyamara kano kanya Abigail n'ubundi yari akiri kwiriza. Joshua rero yasohotse aza kureba ibyabaye, maze akigera hanze mama wa Abigail yahise abwira nyine aba bapolisi ati nimumufate, n'uriya mugizi wa nabi. Joshua ati nukuri nta kintu rwose nakoze, ntabwo nigeze mukoraho, ariko ntabwo batumaga abasha rwose kwisobanura. Bahise rero bamwambika amapingu bamukubise mu modoka. Naho rero Abigail nawe rwose ntiyanavuga, kubera ko wagira ngo nyine byari bimushimishije kubona uyu musore bagiye kumufunga. Baramutwaye rero maze baragenda baramukubita, baramuhondaguye koko, ubundi baramufunga. Nyuma rero baje kumufungura, gusa bamufunguye Peter niwe waje kumukura muri gereza. Bari mu modoka, Peter yahise abwira Joshua ati ariko rwose ntabwo ukeneye gusubira muri uru rugo ni ukuzimu kwigendera. Sinumva ukuntu umugore wawe yifata akagukubitisha aka kageni. Naho rero Joshua yaramubwiye ati Peter, uranzi, uransobanukiwe, urabizi ko turi inshuti, ntabwo nigeze mukozaho ikiganza cyanjye, gusa nyine naramusunitse ngo mvire mu nzira, ariko rwose sinigeze mukubita. Peter ati humura, njyewe ndakwizeye kandi rwose ndakumva cyane, ndabizi ko ibyo bintu utabasha kubikora. Peter rero yaramubwiye ati umva rero nkubwire, ubu noneho mfite amafaranga ndetse rwose menshi, ndifuza rero ko waba uje mu rugo maze ukaba uhabaye. Humura rwose nta kintu na kimwe uzamburana. Ikindi kandi ntabwo nzigera mbangamirwa n'uko uhari, ngwino ugende uruhuke basi ubone umwanya wo gutekereza, kubera yuko ndabona ibi bintu bimaze kurenga, ibi bintu noneho bigeze kure. Bahise rero bigendera maze bigira kwa Peter. Gusa nyuma y'iminsi mike yaraje afata imyenda ye, ariko ntiyigeze avugisha Abigail habe n'ijambo na rimwe. Yarongeye yisubirira kwa Peter. Marie wa mushuti rero wa Abigail yaramubajije ati none se amakuru ya Joshua bimeze bite? Naho rero Abigail ati Joshua nyine nta makuru ye mfite, kubera ko kuva yafungurwa ntabwo yigeze agaruka hano. Yaraje afata imyenda ye ahita yigendera, ntakubeshye n'aka kanya ntabwo nzi aho ari. Marie ati nose ntabwo bikubangamiye? Ati ariko nukuri wakoze amakosa cyane rwose, kubera yuko uriya musore yaragukunze arakwihanganira, yaza kuba undi ntabwo yari kuza kuba akiri muri iyi nzu. Yarakwihanganiye rwose birenze ibikenewe. Ku rundi ruhande rero papa wa Abigail yabwiye mama we ati ariko rwose wakoze amakosa akomeye, kubera yuko
uriya mwana w'umuhungu turamuzi, ntabwo rwose yahohotera umukobwa wacu. Sinibaza impamvu wagiyeyo maze ukagenda witwaje polisi, nyamara ibintu urimo ntabwo ari byiza habe na gatoya. Uri gusenya urugo rw'umwana wawe. Ndabizi neza ko ari wowe wamutoje biriya bintu, ni wowe kandi umushyigikiye muri biriya, kandi si byiza. Ndibuka ngewe nawe tukibana, nanjye rwose nibyo wankoraga. Waransuzuguraga cyane, ukambwira ibyo ushaka byose, kubera yuko famiye yanjye yari abakene, nta mafaranga nari mfite. None rero wabitoje n'umwana wawe. Sinzi niba rwose wifuza yuko umwana wawe yagira urugo rubi kandi ari wowe wabigizemo uruhare. Barikundaniraga, bakoze ubukwe bakundana, ariko nyamara wagiye mu matwi y'umukobwa wacu maze umuhindura kuriya ameze. Ntakubeshye, ntabwo ari byiza habe na gatoya. Ikindi kandi abantu baba bakiri batoya, amafaranga barayashaka bakayabona. Ndeba kano kanya amafaranga yose mfite nkubye inshuro nyinshi cyane ayo wari ufite tugikora ubukwe. Sinzi impamvu ushaka ko uko twabayeho ari nako n'umukobwa wawe yabaho. Wowe se ntabwo biguteye ikibazo ko umukobwa wawe yababaho atishimye, kandi kubera wowe wamuretse akaryoherwa n'urukundo, ndetse rwose bakishima we n'umukunzi we? Aho bahuriye ntabwo tuhazi. Sinzi impamvu ukomeza kubagira mu mubano. Mama rero wa Abigayele yitegereje nyine papa wa Abigayele maze araceceka, nta jambo na rimwe yamusubije, ahubwo yahise ahaguruka maze ajya mu cyumba. Abigayele rero we ibintu byari bitangiye kumucanga, dore ko rwose yari asigaye aba mu nzu wenyine. Ibintu byaragiye biruzura, amasahane ku meza, mu gikoni amasafuriya, ibintu byose biramunukana. Uyu mukobwa mu busanzwe nta kintu n'iki na kimwe yari azi gukora, habe no koza isahane. Iyo yabaga yagiye ku kazi ni Joshua wakoraga buri kimwe cyose, nyamara iyo yazaga akamutuka ngo nta kintu na kimwe aba yakoze, ntabwo yatekerezaga ko iyo ari mu rugo ariyo mpamvu yinjira agasanga arahumura, yajya mu gikoni agasanga ibintu byose biri ku murongo, yatanditse agasanga amafunguro ku meza. Ibyo byose ntiyabitekerezaga ndetse ntiyabibaraga nkaho rwose ari ikintu Joshua yaba amaze. Ibintu byose rero bimaze kumurenga, yahamagaye Marie maze aramubwira ati mbabarira uze nkubwire, ndagushaka byihutirwa. Marie rero nk'inshuti magara yahise aza yihuta. Akigerayo yaramubwiye ati umva, inzu yawe irimo umwanda, iri no kunuka. Ni gute se ibi bintu byose bimeze bitya? Abigayele ati none se ntabwo bizi ko nta kintu na kimwe nashobora gukora muri bino bintu? Ntabwo mbizi, sinzi aho bahera, nta nubwo nzi aho babisoreza. Marie ati ntumbwire yuko umpamagaye kugira ngo unkoreshe akazi ko mu rugo. Njye sindi umukozi wawe urabizi, nta nubwo kandi ibyo bintu nabivamo. None se ubundi kuki utahamagaye wa mukozi wawe ngo agaruke? Naho rero Abigayele ati ntabwo byari gushoboka ko ahita agaruka kuko yari afite ibintu ari gukora iwacu. Ati hanyuma se kuki utahamagaye mu ma agence ashinzwe gutanga abakozi bakaba baguhaye gukorera igihe gitoya? Abigayele rero ati nyine numvaga nanone iwacu banseka kuba naraboherereje umukozi hanyuma nkongera nkajya gushaka undi. Marie rero yahise amubwira ati ubwo rero gerageza nyine wirwaneho, njyewe nta kintu na kimwe ndi bugufashe, ntabwo rwose kano kazi ndi bugakore. Abigayele aramubwira ati umva, mbabarira umfashe rya none, ndagusohokana ahantu hose ushaka, ndanaguha ikintu cyose ushaka. Marie rero yamubwiye ati niba ushaka ko ngufasha, kondisiyo ni imwe gusa, ko nyine uri buhamagare Joshua maze mugakemura ibibazo mufitanye, akagaruka mu rugo. Uriya ni umugabo wawe, aragukunda cyane, sinzi impamvu ukomeza gukora ibyo bintu byose. Ikindi kandi akiri hano ntabwo ibi bintu byari bimeze bitya, waratahuka ugasanga yabikoze. Bikwereka yuko nyine burya akazi atari ako muri biro gusa, ahubwo nako mu rugo ari akazi kandi utagashoboye wowe. Abigayele rero yahise abwira Marie ati nta kibazo rwose, mbabarira umfashe, ubundi ndaza kumuhamagara ibibazo byose tubikemure. Marie rero yaramubajije ati ahubwo se urabona turi buhere he ko ndeba ibintu byose ari ibibazo? Abigayele ati reka duhere mu gikoni kuko niho hameze nabi cyane. Bahise rero batangira akazi nyine, batangira gukora amasuku, ariko mu by'ukuri
ni Marie wari uri kuyakora yose, kuko Abigail we yari yihagarariye rwose ari kumureba, nta kintu n'iki na kimwe yari azi gukora. Joshua rero we ntabwo rwose yari yarigeze ahwema gushaka akazi. Umunsi umwe rero yagiye kumva yumva baramuhamagaye, maze bamubwira ko rwose bamaze kumubonera umwanya. Yarishimye, ibyishimo biramurenga. Iyi nkuru rero yayibwiye nyine Peter ko noneho rwose yabonye akazi. Yumvise yishimye, yumvise kandi aruhutse, ndetse yumvise ko noneho nibura nawe agiye kujya agira ijambo. Akazi rero yaragatangiye, ariko nyine ntabwo rwose Abigail yigeze amenya ko Joshua yabonye akazi. Abigail rero we irungu ryari rimugeze kure. Yari atangiye kubona ko burya kuba rwose Joshua adahari ari igihombo gikabije, dore ko yari asigaye ajya mu cyumba cye akabona cyamubanye kinini, agatekereza ukuntu ari wenyine yajya gufata amafunguro akabona yicaye wenyine ku meza. Nabyo rero byaramubangamiraga. Yatangiye kwitekerezaho mu buryo rwose bwimbitse, maze atangira gutekereza amakosa yose yakoreye Joshua. Yaramuhamagaraga rero, maze Joshua ntamwitabe, yamwohereza message ntayisubize. Iminsi rero yaragiye irashira, maze Abigail wabonaga ko rwose Joshua adakeneye no kongera kumuvugisha, yatangiye kurakarira mama we kubera ko nyine ari we wamubwiraga ibi byose. Yaragira ajya kureba mama we, maze abwira mama ati ndumva mfite agahinda kari hafi kunyica. Joshua ni umusore nakunze n'umutima wanjye wose, nizeraga ko ibintu byose bizagenda neza, ariko ubu siko bimeze. Ntabwo yifuza kumvugisha, mbese ari kungendera kure bishoboka byose. Mama ati hanyuma se byatewe nande? Naho rero Abigail ati byatewe nanjye rwose. Ati hanyuma se bikaba ari ikosa ryande? Abigail yarebye mama we ati ni ikosa ryawe mama, byose byatewe nawe. Ni wowe wanshutse kugira ngo nyine njye nitwara uko nitwara ku mukunzi wanjye, aho ariyo ntaza gukurikiza inama zawe. Ubu rwose tuba twimeraniye neza, twikundaniye, ariko rwose uri umubyeyi gito. Nkabibona ukuntu wajya gufata papa wanjye, wajya kumufata nk'aho papa wanjye nta kintu ari cyo, ukamusuzugura. None nanjye nibyo wantoje kugira ngo nyine nzabikorere umugabo wanjye, nyamara ngewe nakundaga umugabo wanjye cyane rwose. Ntabwo nakwifuje ko ibintu byakageza aha. Byageze naho mubeshyera, nkamubeshyira ko yankubise kandi atarigeze ankubita, nyamara byose ni ukubera wowe wantoje imico mibi. Yatangiye rero kumubwira nabi, maze mama we nawe atangira kugira ubwoba. Ati mwana wanjye umbabarire rwose ku byabaye byose, ngusabye imbabazi, ntabwo twifuzaga ko byagera aha ngaha. Abigail yabwiye mama we ati noneho tekereza ko kuva yafungurwa ataragera mu rugo na rimwe, kandi mu by'ukuri ntabwo nifuza gutandukana na Joshua, ntabwo nifuza kumubura, kubera ko rwose ubuzima ntabwo bwakomeza ndamutse mubuze. Brigitte rero we yamaze kumenya ibintu byose byabaye, maze noneho atangira kwiyegereza Joshua. Yaramubwiye ati ariko se ubundi watandukanye n'uriya mugore, maze rwose tukaba twakwigira mu rukundo? Joshua rero yaramubwiye ati hoya rwose ibyo ntabwo ari ibintu natekereza kano kanya. Uriya umukobwa nyine twakoze ubukwe, ikindi kandi njyewe naramukunze, ntabwo twabanye ntamukunda. Nubwo nyine byaje kurangira nsanze we wagira ngo ntiyigeze ankunda, ariko njye naramukunze. Hanyuma rero uwo ni umwanzuro ngomba kwitondera, ntabwo rwose ari umwanzuro ngomba guhubukira. Buri gihe rero Brigitte we yabaga ashaka ko rwose bashobora kugera kure we na Joshua, ariko Joshua yamugenderaga kure nawe. Yabaga ashaka ko baganira, ariko ntabwo yabaga yifuza ko uyu mukobwa amukoraho, kuko ntabwo yifuzaga nanone kuba yaba rwose umugabo uca inyuma umugore we. Yaramubwiraga ati ubu ngubu mu mategeko ndi umugabo ufite umugore, niyo mpamvu rero ntashobora gukora ikosa iryo ari ryo ryose, kubera yuko ntabwo rwose, nubwo Abigail yankoreye amakosa menshi, ariko nawe ntigeze anca inyuma. Ntabwo rero rwose nanjye nabikora, ntabwo ndi uwo muntu. Peter rero nawe yaramubwiraga ati ariko ubundi utegereje iki? Niba rwose ubona ibyanyu bidashoboka, kubera iki mutakora divorce?
naho rero Joshua buri gihe yabasubizaga igisubizo kimwe ati ibyo ngibyo ntabwo ari ibintu umuntu abyuka ngo ahita abifataho umwanzuro, ni ibintu byo kwitondera rwose. Byageze aho rero Joshua abona ashobora guhura n'ibigusha byinshi kubera ko kuba atari mu rugo rwe noneho yabonaga rwose ariko abandi bakobwa bari kumuprofita bashaka kumugusha. Yafashe umwanzuro wo gusubira mu rugo rwe ariko atari uko yababariye Abigail, ahubwo nyine kugira ngo ahunge ibi byose byamukururaga. Yasubiyeyo rero ariko yasubiyeyo noneho atakivuga. Akinjira Abigail yaramubonye maze nyine yishimira ko agarutse, nyamara Joshua nta jambo na rimwe yamubwiye, yamuciyeho nk'utamuzi maze aragenda yigira mu cyumba. Yaragiye arikarabira ariryamira. Yamaze iminsi hano adashobora kuhafata amafunguro yaba ya mu gitondo yaba ya saa sita. Nyamara ubu ngubu tuvugana Abigail noneho yari asigaye yarabaye umugore nyine uri responsable, dore ko Marie yari yaramwigishije guteka, yaramwigishije gukora amasuku, noneho buri kimwe cyose asigaye akikorera. Abigail rero yababajwe nuko nyine abona umugabo we adashaka kumuvugisha, ariko nanone yarishimye ko amugarutse hafi. Yaravuze ati uyu ni wo mwanya mwiza wo kugira ngo nongere nigarurire umutima we. Naramuhemukiye yego nibyo, ariko ngomba kumusaba imbabazi kandi nkamwereka ko nahindutse. Umunsi rero wakurikiye yarabyutse mu gitondo maze amutegurira amafunguro, ategura ameza. Joshua rero agiye ku kazi Abigail yaramutangiriye maze aramubwira ati naguteguriye amafunguro, ni karibu ku meza. Joshua yarikanze, yatekereje ko hari uyu mugore yaba yamuroze kubera ko mu buzima bwe ntiyigeze amubona ategura amafunguro. Kuba kano kanya rero yari yamuteguriye, yatangiye kugira urwikekwe. Gusa nyine ntabwo n'ubundi aya mafunguro yari kuyafata kuko yari yaravuze ko nta kintu na kimwe cyo muri iyi nzu akeneye. Yahise yikomereza maze yigira ku kazi atanamuvugishije. Ibi bintu rero byaragiye bibangamira Abigail, byaragiye biramubabaza. Noneho yaragiye neza aba ari we wicwa n'agahinda uko Joshua yari ameze mbere. Yabwiye rero Marie atumva nkubwire, niba hari ikintu cyica nabi ni ukuba ukunda umuntu maze bakakwereka ko atakwitayeho. Tekereza ko Joshua atajya amvugisha, reba kuba tuba mu nzu imwe ariko nta jambo rye na rimwe njya numva rimuva mu kanwa. Ndamuvugisha nkamusaba imbabazi, nkamubwira buri kimwe cyose, ngakora buri kimwe, ariko ntabwo aba abyitayeho. Marie yaramubwiye ati rero waramubabaje cyane ku buryo aba yumva rwose nawe buriya byaramurenze. Ikindi kandi inshuro yanyu murabizi ko nyine wamufungishije, ntabwo rero yifuza ko mwakongera kuvugana nabi kugira ngo n'ubundi utongera ukamubeshyera ukamufungisha. Buriya rwose ntugire ngo hari icyizere agufitiye, akeka ko buriya ibyo ukora byose ari ukugira ngo ube wabona urwaho wabicishamo noneho ukaba wamufungisha burundu. Abigail rero yabwiye Marie ati ntabwo nabikora ntakubeshye, erega rwose Joshua ndamukunda kandi urabizi kuva na kera, ahubwo nazize inama mbi za mama wanjye. Mama wanjye yangiriye inama mbi maze nanjye ndagenda ndazikurikiza, none reba aho zingejeje. Bari bicaye rero bari kuganira nyine, maze telefone ya Abigail birasonnye. Mama we rero yahise amubwira ati papa wawe yavuyemo umwuka. Abigail yatangiye kurira, yararize amarira aramurenga. Yaragiye rero ajya iwabo nyine kubera yuko n'ubundi yahamagaye Joshua ariko ntiyamwitaba. Yaragiye ajya iwabo maze nyine baragenda barashyingura. Joshua ntiyigeze ahakandagiza n'ikirenge cye kubera ko nyine ntabwo yari abizi. Weekend rero yakurikiye Joshua yari yiriwe mu rugo. Hanyuma rero Abigail yabwiye Marie ati ndifuza ko wazaza kumureba maze mukaganira ukamunsabira imbabazi, ahari wowe azakumvira. Marie rero yaraje maze aza kureba Joshua. Yaramubwiye ati Joshua, ndaje ngo tuganire ku kibazo cy'umugore wawe. Joshua rero yaramubwiye ati sirifuza ko tuganira iki, ko ngewe ibyanjye nawe rwose byarangiye. Naho rero Marie atari ku mugore wawe aragukunda kandi aricuza ibyo yakoze byose.
arifuza rero kugusaba imbabazi maze umubano wanyu ukongera rwose ukamera neza. Joshua yaramubwiye ati ntabwo bishoboka kubera ko amazi yamaze kurenga inkombe, namaze gufata umwanzuro ndetse rwose impapuro zo gutandukana ejo zizaza kandi nzahita nzisinya, nawe rero nifuza ko azazisinya maze noneho ngahita mva hano burundu, ngahita ngenda rwose byemewe n'amategeko, kubera yuko Abigail ni umuntu mubi cyane, ibintu yankoreye sinshobora kubyibagirwa na rimwe. Hanyuma rero uru nta rukundo rurimo rwose, narabibonye ko ari njye namukundaga njyenyine naho watigeze ankunda. Ubwo rero nanjye nifuje kumuvira mu buzima maze agakomeza ubuzima bwe. Icyo atarazi rero, yaba Peter ndetse yaba na Abigail bari bari inyuma y'igikuta bari kumva ibivugirwa hano. Abigail rero akimara kumva ibyari bivugiwe hano, kwihangana byaranze maze baraturitse ararize cyane. Yaje rero amarira yamurenze maze ahita apfukama imbere ya Joshua, yaramubwiye ati ndakwinginze mukunzi, mbabarira rwose, umbabarire ku byo nagukoreye byose, ndabizi narakubabaje, ntabwo nkuye imbabazi zawe, ariko ndakwinginze mbabarira kubera ko ni wowe muntu w'agaciro nsigaranye kuri iyi si. Papa wanjye nakundaga yarapfuye, yavuye mu buzima, nta kintu na kimwe nsigaranye uretse wowe. Aya magambo rero nibwo nyine Joshua yari akiyumva ko papa wa Abigail yapfuye, yahise atangara ati byose kandi byabaye ryari? Naho Abigail ati hashize icyumweru cyose tumushyinguye, ubu rwose nta kintu na kimwe nsigaranye, ni wowe wenyine nifitiye. Joshua rero acyumva ibi byose akareba amarira Abigail yari ari kurira, nawe kwihangana byaranze maze aramuhagurutsa, yaramuhobereye amukora mu misatsi nko kumukomeza nyine ati hangane, ni ukuri kubwo kubura umubyeyi, papa wawe yari umuntu mwiza, sinabimenye, nakabaye narahabaye ndetse nkakuba iruhande, gusa nyine ndakwihanganishije. Abigail rero yahise amubwira ati ndakwinginze winsiga, sinifuza gutandukana nawe, naragukunze bya nyabyo, ibyabaye byose ni ukubera mama wanjye, niwe rwose wanshutse maze akankoresha ibintu byose nakoze, kubera yuko na mama wanjye niko yari ameranye na papa wanjye. Ndashaka kukubwira yuko bari banazanye noteri ngo aze kudusomera iby'iragi rya papa wanjye, ariko sinari nkeneye kurimenya kubera ko nta mutungo cyangwa amafaranga nkeneye. Ikintu cyonyine nshaka mu buzima ni urukundo rwawe. Ikindi kandi ntuzigere na rimwe ushidikanya ko nigeze kugukunda, naragukundaga ndetse ibihe byose naragukundaga, ahubwo mama wanjye yari yarambwiye ko nta rukundo rutagira amafaranga, ariyo mpamvu nyine ntagomba kukwereka ko ngukunda cyane kugira ngo utazaba imbaraga zanjye nkeya. Buriya rero wabonaga mama wanjye yatekerezaga ko wankurikiyeho amafaranga, niyo mpamvu nyine yashakaga ko nkora ibyo nakoze byose, ariko ndakwinginze nasanze naribeshye, njye sinigeze mpagarika kugukunda na rimwe, nuko gusa nyine nari nzi ko ndi kukugirira neza. Icyo ntamenye nuko nari ndi gusenya urugo rwacu. Joshua rero yaramubwiye ati nta kibazo, ndakubabariye kubera yuko urumva ko nawe rwose atari wowe wazize umujyanama utari mwiza kandi ari wowe wakabaye yarakugiriye inama zubaka. Kano kanya rero yaba Marie ndetse na Peter bari bishimye ko iyi couple yongeye gusubirana, batangiye rero guserebura, ibyishimo byari byose, umunezero wari wabarenze. Noneho Abigail yahise abwira Joshua ati hanyuma rero mbabarira noneho ngutegurire amafunguro. Joshua yahise amubwira ati najyaga ntinya rwose gufata amafunguro wafashe, najyaga ntekereza ko ahari ubanza hari ikintu uba washyizemo, tekereza ko hari n'igihe Peter yigeze kuza hano ashonje agasanga wateguye amafunguro maze akamubwira ngo ntakoreho kubera ko ntabwo nzi birimo. Bahise babiseka rero bose nyine birabasetsa. Uyu munsi rero baraserebuye umwanya rwose munini cyane, bishimye, ibyishimo ari byose. Abigail rero yahise abaza Joshua ati ikindi kintu nifuza kukubaza, ko nsigaye mbona buri gitondo ubyuka ugenda, ubundi wabonye akazi? Naho rero Joshua ati cyane rwose, ndabonye akazi keza
yamubwiye kampani akoramo, aramubwira ati ubu ibintu byose bimeze neza, noneho rwose mfite akazi. Barongeye barahoberana, maze Abigayili arishima cyane ati ndanezerewe, gusa niyo uza kuba utarabonye akazi ntabwo rwose nari kuzongera gukora rya kosa, ubu ngubu namaze kukwakira. Ibi byose rero byanashimishije Joshua kubera ko noneho kuri iyi nshuro yamenye yuko Abigayili yatangiye no kumusaba imbabazi, ndetse rwose no kwifuza ko basubira mu rukundo kandi bakamera neza, atanazi ko ka kazi yakabonye. Yari yaramaze kumwakira uko ari. Guhera uyu munsi rero ibyishimo bihita bitangira mu rugo rwa Joshua ndetse na Abigayili. Umunsi rero wakurikiye mu gitondo barabyutse maze buri wese asuhuza undi, ndetse rwose ari no kumusekera ati waramutse neza rukundo rwanjye. Joshua nawe ati waramutse neza mukunzi. Ati none se wasinziriye neza? Abigayili ati cyane rwose nasinziriye neza. Joshua rero yamubwira ati reka tubanze dusenge. Barahumirije maze Joshua atangira asenga ati warakoze Mana kubw'ibyiza byose wadukoreye, warakoze kandi kuba warabanye natwe mu bikomeye, ndetse warakoze kubw'uru rukundo wongeye kuduha. Ndagusabye rero uru rukundo rwacu uruhe gukomeza gukura kugeza igihe tuzatandukanywa n'urupfu. Ikindi kandi Mana sinakwibagirwa kugushimira kuba mpaye umugore mwiza, warakoze cyane. Bamaze gusenga rero maze Abigayili abwira Joshua ati iryo sengesho ni ryiza cyane kandi rinkoze ku mutima, iyo aza kuba ari njyewe nsenga nanjye nuko rwose nari gusenga. Ku rundi ruhande rero Peter nyine yaje kubwira Brigitte ko nyine Joshua yaje gusubira kwa Abigayili ndetse ko bamaze kwiyunga, ubu rwose bari mu rukundo bameranye neza nta kibazo. Brigitte rero yaramubwiye ati nta kibazo nanjye ndishimye rwose kubera yuko sinigeze nifuza Joshua ikibi. Peter rero yaramubwiye ati nanjye ndanezerewe cyane, ahubwo rero aba bombi babiri batangiye noneho kujya bisohokanira, dore ko nyine bose bari single hashize igihe. Maze Peter abwira nyine Brigitte ko amukunda kandi cyane. Brigitte rero yaramubwiye ati nanjye rwose natangiye kugukunda, ahubwo nyine mba nicuza impamvu rwose nataye igihe ndi gukunda utari uwanjye. Igihe namaze nkunda Joshua iyo nza kukimara ngukunda ubu tuba tugeze kure. Naho rero Peter yaramubwiye ati ariko nanjye nataye igihe kinini cyane ndi kugukunda nyine utandeba, gusa nyine nabashije kwihangana ndanagutegereza. Aba bombi rero nabo rwose ibyishimo byari byose kuko couple yabo yatangiye rwose kubaho kandi imeze neza bishimye. Mama rero wa Abigayili yaje nyine kubasura. Joshua akimukubita amaso ubwoba bwaramwishe, dore ko uyu mumama nta na rimwe yajyaga amubwira neza, yahoraga nyine amubwira nabi. Gusa uyu munsi yaje yaciye bugufi, ubona rwose yishimiye aba bana bombi. Yaraje rero yicara muri salo batangira kumwakira nk'ibisanzwe. Yarababwiye ati rero bana banjye ikintu kinzanye hano nje kubasaba imbabazi ku byabaye byose, ahari nanjye sinigeze rwose mba umubyeyi mwiza, nakabaye narabagiriye inama nziza zibubakira, ariko inama nagiriye umukobwa wanjye ntabwo zari nziza. Naho rero Joshua yaramubwiye ati nta kibazo mubyeyi, izo zari impungenge z'umubyeyi ku mwana we, kandi rwose njyewe ntabwo nigeze nkurakarira kuko nyine uri umubyeyi. Iyo hari biza kuba na mama wanjye nawe yashoboraga kuba yabikora nk'uko nawe wabikoze, ntabwo rero rwose nigeze nkurakarira. Yarabahobereye rero maze arababwira ati bana banjye ndabakunda kandi rwose ndabifuriza gukundana, ndabifuriza urukundo, ndabifuriza n'umugisha muri byose. Yababwiye rero yuko noneho wa noteri wa papa wa Abigayili yifuza ko nyine baterana nk'umuryango maze akabasomera irage rya papa Abigayili uko nyine yasize yifuje ko ibintu byose byazagenda nyuma yo gupfa kwe. Abigayili rero ndetse na Joshua baragiye nyine
maze bajya kumva iri rage uko ryari kugenda. Gusa nyiri uwo munsi basize iwabo mu rugo bari kuroganiza ikirori, kubera ko uyu munsi nyine bagombaga kwishimira yuko iyi couple yongeye igasubirana ndetse imeranye neza, iri mu byishimo. Inshuti zabo rero n'abandi bantu bose ba hafi bari bari gutegura ikirori, naho rero Joshua na Abigail bagiye nyine iwabo wa Abigail, bicaye muri salo rero ari batatu, mama wa Abigail na Joshua. Noteri yaraje maze arababwira ati narinje rero kubasomera irage rya papa Abigail. Byafashe igihe kubera ko nyine mutari mwiteguye, ariko ndakeka uyu ari wo mwanya mwiza. Gusa nyine murabibona neza ko envelope igifunze nk'uko nayisigaranye imeze. Niba mumpaye uburenganzira rero nayifungura maze nkababwira ibyanditsemo. Yarayifunguye rero maze arababwira ati nta gutinda. Yahise rero atangira kubasomera ibyari byanditsemo byose. Yatangiriye kuri mama wabo ati ku mugore wanjye nkunda. Ibyo nyine ni papa wa Abigail wari warabyanditse. Ati nifuje kugusigira iyi nzu twabagamo ndetse n'izindi nzu zose mfite. Ikindi kandi nagusigiye amafaranga ari muri banki. Ubwo yari ari kumubwira izina ry'iyo banki ndetse na nimero za konti. Ati kugira ngo utazigera ugira ikintu na kimwe ubura, nifuje ko uzabaho ubuzima bwiza n'igihe cyose nzaba ntagihari. Yahise rero akurikizaho Abigail ati Abigail mukobwa wanjye nkunda, wowe rero nifuje kugusigira imigabane yanjye iri muri kampani. Yari ari kuzimubwira amazina. Iyo migabane yose ni iyawe kandi nyine uzaba ari nawe uyicunga. Yakomereje rero ku mukwe we ari we Joshua ati umukwe wanjye nkunda kandi cyane, nifuje rero wowe kuba rwose nagusigira 15% y'amafaranga yose nari mfite ku makonte. Andi mafaranga azasigara muzayafashishe abatishoboye, muzayaha imfubyi, muzayafashishe abakene. Ndakeka ko nta muntu wo mu muryango wanjye uzigera rwose agira ikibazo. Ikindi kandi nifuje yuko wowe Joshua wazasigara ufasha umukobwa wanjye mu gucunga imitungo yanjye yose. Ni mwebwe nyisigiye, muzayicunge neza kandi ndabizeye cyane. Ndabizi ko ibintu byose muzabikora neza. Bose rero bari bafatanye mu biganza, yaba mama wabo ndetse na Abigail na Joshua, bose bari bafatanye bakomezanyije. Bamaze kumva ibi byose nta n'umwe wigeze rwose yumva atari ko byari kugenda. Yaba mama wabo yishimiye cyane uko papa Abigail yari yarasize akoze irage rye, kuko yumvise ari byiza cyane. Ibi rero byararangiye maze Abigail ndetse na Joshua barataha. Bakigera rero mu rugo basanze biteguye, dore ko bari bafatanye ibiganza. Abari bari hano rero bakibabona bahise batangira gukoma mu mashyi bati dore rwose abageni bacu baraje. Barasetse rero ba Joshua bati muri kubona rero turi abageni n'igihe cyose tumaranye. Naho rero nabo bati yego rwose kuri twebwe muri abageni. Barabakiriye maze buri muntu wese atangira kuvuga ijambo, dore ko rwose bari bishimye ko iyi couple noneho yari yasubiranye kandi imeranye neza. Peter rero yafashe ijambo maze arababwira ati uyu munsi ndumva nishimye cyane. Iyi couple Satani yagerageje kuyikubita hasi inshuro nyinshi cyane, ariko nanone Imana nayo yarahabaye irongera rwose irayibyutsa. Ubu tuvugana iyi couple imeze neza cyane. Couple yiteguraga gutandukana, ubu ahubwo noneho iritegura kubana karamata. Abantu bose rero bakomye mu mashyi maze barababwira bati muzarambane, muzakundane kugeza igihe muzavira mu mwuka. Nabo rero bararebanye maze barahoberana, barasomanye imbere y'abantu. Joshua ahita abwira Abigail ati sheri ndagukunda, ni wowe mugore w'ubuzima bwanjye bwose, ni wowe kandi mugore w'inzozi zanjye. Naragukunze kuva nkikubona kuri kaminuza kugeza uyu munsi, kandi ndagusezeranya ko nzakomeza kugukunda, sinzigera nguhemukira n'umunsi n'umwe. Abigail yari yatangiye kuzana amarira. Yabwiye Joshua ati nanjye ndicuza igihe cyose nataye nirirwa nkubwira amagambo mabi ndetse nkuhemukira. Joshua ati ibyo byararangiye kandi narabikubabariye, umara rwose sinkibyibuka.
Abigail ati ndagukunda cyane kandi niteguye kuzagukunda, sinzigera nongera kukubabaza ukundi kubera ko ni wowe nifuza kuzaba papa w'abana banjye. Nta wundi muntu n'umwe nigeze nkunda, nta n'uwo nzigera nkunda ukundi, uri byose byanjye. Barongeye rero barahoberana maze abari aha bose bakoma mu mashyi. Ibirori rero byarakomeje byo kwishimira nyine iyi couple yari yongeye rwose gusubirana, ndetse yari iri gukundana kurenza uko yakundanaga mbere y'uko bakora ubukwe. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.